Nongeye kugushimira wowe ukurikirana ibiganiro byanjye ku mbaraga z'ibimera. Imana ikugirire neza. Data wa twese utuye mu gihugu cyo mu ijuru abane nawe. Uyu munsi wa none ngiye gufasha abagore, umuntu wese uri mu cyiciro cy'ubugore kandi akaba agikeneye kubyara ataragera muri menopause. Areka njya mbabwira ngo ibi binini by'abashinwa cyangwa by'abahinde cyangwa by'abaki baba baragiye babikura mu bimera. Njye nuko ntize ubuganga najyaga kuzana ikintu, ntabwo nize ubuganga narahushije, ariko nari kwiga medecine. Yego. Uyu munsi wa none rero munyemerere dufashe abagore batwite, kuko hari ibyatsi umuntu ashobora gukoresha akajya muri onapo kandi bikemera. Hari ibyatsi ushobora gukoresha utwite umwana akamererwa neza mu nda kandi utanabinyoye pe, wabikoresheje mu bundi buryo. Hari utwatsi ugiye kubyara ushobora gukoresha bya bindi badutera teobari, baduha utunini tugashyira munsi y'ururimi, hanyuma ukumva karakunogeje neza neza, ibise bikaguhura bikongera bikaguhura bikongera bikaguhuragura. Bishoboke ko uyu muntu uba waravumbuye kariya kanini aba azi ikimera bikoresponda, ikimera akuraho kariya kanini. Uyu munsi dufite ibyatsi mu gisambu byitwa rwose ko ari byo bashingiraho bagakora ikinini cyitwa teobari. Uyu munsi wa none kariya gashinge badutera iya nyuma iri kuvuka, hari icyatsi bashingiyeho, barangije bakora kariya gashinge bagutera, hanyuma ugategereza iya nyuma ikavuka. Ibyo byombi ngiye kubibabwira. Mugore utwite, mugabo w'umubyeyi, mwe nimutwita rwose nicyo tubakundira, ntabwo mutwita ngo mwumve imvune tuhura nazo. Ushobora gutwita inda kuva ku munsi wa mbere wayitwaye ukagubwa nabi kugeza ubyaye, byarakuguye nabi, utunzwe n'amazi, ugatungwa n'ibitaka, ugatungwa n'udutaka tw'amatafari waharuye, ugatungwa no guhekenya ibijumba, ugatungwa no guhekenya amasaka, ugatungwa na ka fanta kitwa Sprite ariko irimo amazi. Mbese biratuzonga, dutwita mu buryo butandukanye. Ahandi bakajya kwihumuriza ahantu bokeje ibirayi bya mucoma, abandi bakajya kwicara ku cyokezo cy'inyama kandi atari buzirye, agiye gutara iyo mpumuro, abandi bakajya kurisha utwatsi dusharira ariko tutica. Ibyo byose ikorwa ry'umwana nibyo ribugutegeka. Umwana agera kuri stade runaka ukumva ubwonko burahagaze, uti ntariye kayote uyu munsi ntirirema. Hari n'abararikira inyama, nubwo abagabo musigaye muduserereza ngo tuba twabiporofitiyemo, ngo tukakuta ubroshete twa buri kanya ngo kandi mbere tutabikoraga, ngo tukitwaza yuko twatwite. Oya, mujye mutwihanganira kuko iyo tutaratwita ntabyo tubaka rwose, ntabyo tuba, kandi tuba tunafite n'imbaraga zo kujya kuba wakishakira bagakenera, ukajya gushaka amafaranga ukajya kukigurira. Hari n'abandi batwita rwose akanywa amata y'ikivuguto, akayanywa akongera akayanywa, ku buryo ku munsi ushobora kunywa akabido karindwi k'ikivuguto. Munyumvire nawe, kandi ubaye uri muzima utarenza agatasi. Hari n'abandi batwita akarya ikintu bita amagi. None wowe washobora kurya amagi 5, amagi atogosheje 5, kayarya ku kanya n'ako kanya, n'10 pe ukaba wayarya. Ibyo rero hari ukundi kuntu biza bikatubaho, bikatuyobora.
birakuyobora bikagutegeka, umva, bikagutegeka kugeza ubonye icyo umutima ushaka. Kandi iyo umaze no kukirya, uzi ukuntu wumva uguwe neza se? Wumva uguwe neza, ugasinzira neza. Bebe kumwe yagushingaga akaguru akenda nko gutobokera mu rubavu, aratuza, ukajya wumva yibirindura ukuntu, buhora atakubabaza, kubera ko wamuhaye icyo yagutumye. Nuko biba bimeze. Bagabo, mujye mutwihanganira, aho kugira ngo mutubwire ngo tuba twabiprofitiyemo tukaka n'ibyo mudafite, ariko pe mwumve ko tuba turi ku gitutu kitoroshye mwe muba mutabona. Ndagira ngo nkubwire ngo niyo wararikiye ibintu nk'ibyo ngibyo ukabirarikira ukabibura, iyo hashize igihe bebe ashobora kuza yarangiritse, hari ibice adafite, swati biri mentali cyangwa se biri fizikali, cyangwa se agahita afata icyemezo agasohoka igihe kitageze. Menya ahubwo ngo ubwo abasohotse agiye kubyishakira. Nanjye aho kuhisubiza byarananiye, agafata icyemezo agasohoka akiviramo da, ababona adashoboye. Ariko nukuri ntitujya tubatakira, twabwira tuti rero ndashaka agasosi, umufa w'inyama, wenda mujye muzishaka muzibize, mumuhe umufa, inyama mwirire. Ariko nawe mugore ndakwinginga ntukajya uzezeta igihe cyose utwite, noneho ukumva bebe aragupushingira kujya gushaka agasosi. We kujya ugira isoni. Iyo watwise, kutagira isoni uri imbere ya muganga, igise kiri kuguhuragura. Iyo watwise ugomba kuba macuwa. Niba umugabo wawe nta sosi yabonye, nta bihumbi 12 byo kugura ikiro cy'inyama ngo aguteke umwe iyo sosi, genda kwa Muco mugure isosi ya 500, cyangwa niba na 500 ufite, genda ubwire Mucoma turabona ukomeze, mpa agasosi gusa, niko ngusaba. Nta mugore utwite ugira isoni. Iyo ugize isoni byose birapfa. Yego, katwikomereze. Mujye muduha, mwabagabo mwe mujye muduha, ndavuga abagabo bacu, mujye mugerageza muduhe ibyo twabasabye rwose. Ntabwo ari ingeso, ahubwo tuba turi ku gitutu, tuba dufite ibituyobora. Menya hari ngo iyo umuntu atwite ngo Imana izana abamarayika 4, ubundi umuntu agendana na 2, umuntu agendana n'abamarayika 2 bafite registre n'ikaramu. Ukora ibintu byiza, marayika ugenda iburyo bwawe, afata igitabo akandika. Ugakora ibintu bibi, marayika w'ibumoso afata igitabo akandika. Sasa rero iyo umuntu agiye kuryama, bamarayika batumbagirana bya bitabo bakajya kuripotinga, babisikana n'abaje kukurinda uryamye, nabo abari 2. Hari marayika uryama iburyo bwawe, aguma kumira ngo inshishiri zitakwinjira mu mazuru, ibi ntibikwinjirire mu mazuru, ibi ngibi, ibintu bibi bishobora kukonona byose arabikumira. Hakabaho rero n'undi marayika ushinzwe kukurinda, ushinzwe kugenzura imyitwarire yawe mu gitanda. Uwe aba afite ikaramu, aba afite na rikodi. Ikimbabwira ni ukuri, afite na rikodi. Ukora ibintu bibi mu gitanda, igihe wamaze kuryama, ugiye kuryama winjiye icyo bita uburiri, arandika. Abantu murara ku macati, kuri chat mucatinga n'abantu batari abanyu, marayika arabizi, sibyo? Araripotinga. Abantu mukora ibintu bibi mugeze mu gitanda, hakabaho gutekereza nabi, arandika. Arandika buri kimwe cyose. Iyo usenze ugiye kuryama ugasenga ugahambiriza imyuka mibi, nabyo arabyandika. Uwo
aba afite registre yandika, ni registre y'imyitwarire ya muntu mu gitanda. Nuko bimeze. Ntumbaze abakora akazi k'ijoro niba bararana nawe, ntabwo ibyo byo, ariko ibyo byo nibyo nzi, nibyo niboneye, nuko bigenda. Wa wundi ushinzwe kugukumira ngo utuntu tutakwinjira mu zuru, imibu itazi ikagutumamo, twa dusimba twose tuguruka, iki aradukumira, ukaryama pe, arabikumira. Nawe kwa kuryama ukarota ibintu bibi, wa wundi arandika. Kwa kuryama ukaryama utaryamye arandika, buri kimwe cyose arandika. Nuko bigenda. Noneho rero katugaruke kuri sije yacu. Umugore utwite, hari icyo wakora utwite kugira ngo umwana wawe abe neza mu nda kugeza avutse. Uba ugomba kunywa bihagije. Uba ugomba kunywa bihagije. Bibe ibikoma, biba amazi, uba ugomba kunywa bihagije. Ku kigero rwose wumva ko bihagije. Ukarya imboga bita kayote. Byara umwana munini, umwana ushyitse, umwana mwiza ufite uruhu rwiza, umwana w'ubwenge. Ukarya indagara ku bantu batifite. Abifite barya amafi n'amagi, kugira ngo akana kazaze gacanye ku maso, gafite ubwenge sana. Noneho iyo ugeze mu gihe cyo kubyara, kumwe dutangira kuvuga ngo iyo mbaze igihe mba mbona cyararenze, koko kikaba cyaranarenze, sibyo? Ukagira icyo bita ngo ni imigenda, ukagira wenda nk'ibimenyetso nk'uyu munsi, n'igise gikeya cy'umusi kigakubita kikabura. Icyo gihe uragenda mu gisambu. Wagera mu gisambu ugashaka ikimera bita, uragenda mu gisambu ugashaka ikimera bita umuyobora. Umuyobora murawubona muri video yanjye, biraba byanditseho umuyobora. Icyo ni kimwe. Ukagenda mu gisambu ugashakamo ikindi, ngira ngo nicyo bakuramo teobari, cyitwa umucundura. Umucundura ni mubi cyane ku mugore utwite. Umucundura wo urusha teobari. Tuvuge niba wumvise ibimenyetso, ugafata umucundura ugaterera mu mazi, ugahita woga. Ukoga amazi arimo umucundura, ewana, urebye nabi wava muri dushe wamaze kubyara umwana. Umucundura utera ibise by'iminota 5 yonyine. 5 niyo myinshi. Uterera mu mazi, ufata umucundura ugaterera mu mazi. Warangiza ugafata ibabi ry'umucundura ukarikaraga, ukarambika munsi y'ururimi, hanyuma ukicecekera gato gusa. Umwana ushobora guhita umushyira hariya. Nuko Imana yabiremye, ntimumbaze byinshi. Uyu mucundura niwo bakoramo teobari. N'umucundura abanyarwanda ba kera rero babaga babifite ku rugo. Noneho by'umwihariko umucundura ntajya mbona mu cyaro bawucamo nk'imyeyo bakawukubuza mu nzu, baba barakurungiriye. Twese turawuzi. Noneho rero sasa, iyo umaze kubyara, kumwe iyanyuma itinda kuvuka cyangwa igacikagurika, sinzi uko bigenda, ariko ubwo nyine haba harimo na sekibi. Mujye mubyumva vuba cyane, ko nta kuntu wababyaye neza ngo iyanyuma yange kuvuka. Baguha umuyobora ukamira intama imwe gusa. Ntabwo usharira, kaba kameze nk'agacyayi.
intama imwe gusa, urangiza kumira nyuma y'iminota 3, iya nyuma ihita yisohora nta zindi ntugunda. Nuko nguko Imana yabiremye, nuko Imana yabiremye. Rwa rushinge rwose, icyo nkundira abazungu ngo bajya bagerageza nabo ngo kwigana Imana da 100%. Uriya muntu waremye kariya gashinge, akarema agashinge rwose kamwe batera bashaka kukubyaza iya nyuma, yagakoze mu muyobora. Nibaza impamvu abantu bihinga nko muri Amerika bakabihinga ari byinshi, ari ibiti byinshi, ugasanga nka hegitari 50 zihinze umuyobora, nkibaza impamvu. Cyangwa ugasanga nka hegitari 30 zihinze umucundura. Byari byaranteye ibibazo. Nguko uko bigenda, kuko ibi ndabibabwira, kera ntabwo amavuriro yari yagateye imbere, oya, bakoreshaga ibi bintu bibiri kugira ngo umubyeyi ageze umwana mu isi nzima. Yego, mbibutse kandi, twebwe dutwita umubiri gusa, igihu, ikibiri. Iyo umwana ari gusohoka nibwo Imana yoherezamo icyitwa ubugingo, soyira. Iyo wa mwana kubise urwamo ngo wa umenye ko umuntu w'umwuka yagize gute, yinjiye. Iyo turiho tubyara rero hari izindi mbaraga twe twakira uwo ari wese atabona, muganga ntiyabibona, ariko iyo ari umudamu ababizi. Hari izindi mbaraga twakira zikagutsikamira kugeza wa mwana arize. Hanyuma nawe ibyakubayeho byose izo mbaraga zihita zibihanagura mu bwonko. Bwa buribwe wagize ukanarira ugakuramo ukiruka ukipfura imisatsi, izo mbaraga zagutsikamiye ugahita ugeza umwana ku isi, zihita zitsiba bya bikomere byose, kwa kwitotomba kose hanyuma agahita agukubitamo urukundo, ugahita wumva ukunze akabebe kawe mbema, ugahita uba nkako. Nuko nguko bigenda iyo turimo gushyira abantu ku isi. Mujye mwibuka ngo umugore afasha Imana kurema, ariko uko mbibabwiye nuko bimeze, n'ibi byatsi nuko bimeze, murabibona muri video yanjye. Mwakoze cyane rero, ndabashimiye, ndabakunda. Mujye munyandikira mumbwire, mfite byinshi bigera kuri 800, ariko ngenda ndebamo icyafasha umuntu mu isi ya none. Urakoze cyane rero, wakoze kunkurikira. Niba wankunze ukore subscribe.